Reka turecenga vava ku ruhande rw'iburyo kuraho Gilbert Kajeje atanga pase. Reka turebe William Mutogwi Mameridao barizamukira comeka pase. Iki ni igitego n'ikigaruka. Reka turebe Mameridao ngovutu rakemusi uyu mupeti n'umuhanga nimero 20 nimero 8 wa Epiara Mameridao uyu imisatsi nyiri marasta bamwita Mameridao terekamo kabisa ku munota wa 45 terekamo neza cyane kabisa umupeti w'umuhanga kweli Mameridao avutura ikipe ita KMC ku munota wa 45 vugira muri comment ngo futu ongera muri comment ngo futu ongera uti wayese wakiri ninyo kabisa terekamo mamita Mameridao kabisa ku munota wa 45 icyo cyambere kitararangira kabisa batereka iminota y'inyongera kabisa Epiara kimwe KMC ubusa. Iyi ngiyi ni hano hose live murimo gukurikirana hano hose TV2 asai sana kabisa ngayo nguko kabisa. Nizere ko mumeze neza abafana ba Epiara. Ubundi cyari kibazo kigiye ubundi Epiara akuru na imfite ko uyu mwanya wa gatatu barawushakisha ku kibini cyiza ngayo ngukorera Epiara kimwe KMC ubusa kabisa kuri stade ya KMC kabisa mu gihugu cya Tanzania. Hatari kweli hatari kabisa. Terekamo yitonza mwita Mameridao mupeti ni muzima cyane nje ndamuzi uyu mupeti ni muzima cyane ubundi aho bataka babuze Mameridao abahari. KMC rero uguti biniri kibitubayeho kone ekipe Epiara. Reka turebe mu minota y'inyongera zamuka bamwita Patrick Siberiza biranga Yunusu. Reka turebe Patrick Stari foot bimeze bite. Igice cyambere kikaba kirangiye ahangaha kuri KMC Stadium from TZ Tanzania. Amwita Mameridao terekamo neza cyane kabisa terekamo kabisa ku munota wa 45 Mameridao terekamo igitego cyiza cyane kweli muzamu wa KMC ababara kabisa gahinda kamwica nabi cyane avuga ati ibi ni ibiki kweli ayo nguko kabisa. Ewana igice cyambere kirangira rero muri comment tugere twiganira abakunzi b'ikipe Epiara, abakunzi ba Rayon Sports, abakunzi ba Kiyovu Sports n'abandi bakunzi batandukanye udukurikiye mutubwira uko mubyumva kabisa. Kabisa yo bita KMC ivuturwa n'ikipe ya Epiara. Amwita Mameridao avutura bunu uburyo ayizini highlight z'uburyo Epiara nabwo yagiye buri kindi ibindi bitego bigiye bitandukanye. Nawe n'ubundi yari Mameridao hanga kabisa. Komeza Innocent igitego cyiza cyane rwose. Uyu umureyo rwose uvuga uti jewe ndabyemera kabisa. Ndabyemera kweli. It's half time rero.
kanze tube tugenda twiganira gake gake. Ako mbabwa ni mukande like. Mukande like twigendere kweli. Kande like twigendere kabisa, mukande na subscribe. Mukande like na subscribe ubundi tugende. Obita Zaburi itayaza ati nkunda amacu uzaze imusanze nzagura. Asayi sana nzaza rwose nta kibazo. Nzaza rwose nta kibazo, mba nifitiye gihe nkunda amacu wa Kirindinyo. Gake kabisa. Aci bimeze neza cyane, ariko mukande like. Like ni ingenzi kuri live. Ubundi yuri kuri live ujye ubanza making sure neza ko wamaze gukanda like. Ubundi una making sure neza ko wamaze gukanda kuri subscribe. Click subscribe and like and share. Ubundi ibintu bigende neza kabisa. Katugende twiganira kabisa. Obita Ndayisaba Agustina aravuga ati birarangira yishyuwe batere penalty. Reka tuze kureba ko biraza kuba. Yenda muganira gace gatanu nkuru nziza. Ernest ati ndumure ya APR itsinze igitego cyiza cyane waraye. Nibyo kabisa. Wundi urumureyo usobanutse w'umusportif nyine. Uri APR ifite abakinyi beza bamwe na bamwe, ariko bose si beza. Ariko ikintu cyaje gitangaza ukuntu bari beza kuriya, ukavuga uti kubera iki badatsinda byinshi, kubera iki nyine badatsinda nyine byinshi nyine mu buryo bugaragara bukomveka. Nicyo ngicyo umuntu yibaza. Mukunzi wa PRFC nawe ajya yibaza akavuga ati kipe yanjye ikomeye kwimeze neza kuki datsinda ibitego byinshi. Ariko byose nimukajya mubyibaza, biterwa na competition. Biterwa na competition ibiri ihari imbere mu gihugu. Ni nayo mpamvu ni kipe y'igihugu kugira ngo zikomere nuko habaho mu bihugu runaka bariho competition. Competition ebana ziba zimeze neza. Anga rero buriya nk'umuntu w'umukunzi wa PRFC, nk'umukunzi wa Rayon Sport, ubu bireba bavuga ati ahangaha competition nicyo kintu kiba gikenewe. Rero ngayo nguko uko bimeze.